mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7, munyemerere dusomeho nk'imirongo 3 tuyiganireho. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 umurongo wa 2 turageza ku murongo wa 4. Haranditse ngo Uwiteka akiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Aho isanduku igereye Ikiyaritayimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isiraheli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isiraheli yose ati, niba mugarura Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikure n'imana z'abanyamahanga na Shitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, abe ari we mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisiraheli baherako bakuraho Bali na Shitaroti bakorera Uwiteka Musa. Amen. Haleluya, haleluya. Nshuti zanjye, bantu mwese munkurikiye, turashima Imana ko Imana ari umubyeyi. Imana yatoranyije ubwoko bwayo bwa Isiraheli kandi ibaha amabwiriza. Iravuga ati munkorere kandi mukureho imana z'abanyamahanga, ntimukivange n'andi mahanga. Mu mabwiriza Imana yahaye ubwoko bwayo bwa Isiraheli, ikintu cya mbere yababujije ni ukutagira ikindi kintu biringira, ngo bagire izindi mana bapfukamira. Rero hari igihe cyabaye igihe cy'abacamanza, umucamanza yagiragaho akayobora ubwoko bwa Isiraheli, bakagerageza bakamwumvira. Yagira ngo arapfuye cyangwa se avuyeho, bakongera bagashayisha. Muri iki gihe rero Abafilisitiya bafasheho ijambo Abisiraheli, ariko babafataho ijambo aribo babyiteye. Mwari muzi ko duhura n'ibibazo byinshi ariko tubyiteye. Bakurikira izindi mana, basenga ibigirwamana, basenga Shitaroti, basenga za Bali, barazipfukamira. Imana irababara. Ariko umukozi w'Imana Samweli ayobowe n'umwuka aravuga ati mureke twongere twisubiremo. Abisiraheli ngo bashakana Imana umutima wabo barira. Haleluya. Nazanye ijambo rivuga ngo uri gushaka Uwiteka, urimo urashaka Uwiteka. Ni iki kikuraje ishinga? Ni iki wumva kiri imbere? Ikiri imbere ni ugushaka ubutunzi, ikiri imbere ni ukwiganyira. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Iri jambo riratubwiye ngo bagarura isanduku y'isezerano. Baratewe baterwa n'Abafilisitiya. Isanduku yashushanyaga ko Imana iri hagati muri bo. Imana yavuganaga nabo, Imana yavuganaga n'ubwoko bwayo, igakoresha abakozi bayo, igakoresha abasamwera, abahanuzi n'abandi. Hanyuma baza kwigomeka. Abafilisitiya baraza banyaga isanduku y'Imana, barayicyura, barayijyana. Ariko nayo igeze yubagwa nabi. Imana yacu irihagije. Haleluya, haleluya. Imana yacu irakomeye. Ariko babaze igihe nabo babonye isanduku barayibuze, ibyiringiro byarabuze. Reka uyu munsi tuvuge isanduku yacu ni amasezerano, isanduku yacu ni Imana. Tugarure ibihe byiza mu mitima yacu, twongere tugarure ibihe byo gusenga, twongere tugarure ibihe byo kubana n'Imana, twongere tuvugane n'Imana. Haleluya, haleluya. Twongere tujye ku karago. Reka mbabaze, aho wavuganiye n'Imana iguhamagara niho igushaka. Abisiraheli bisubiramo baravuga reka tugarure isanduku y'isezerano ry'Imana. Bayigarura barira. Ndabinginze, ubu ntacyo kubariza gihari. Banyamasengesho, mwaje tukaririra abantu bari gusubira inyuma, tukarira umurimo w'Imana, tukaririra abatambyi batambitse ibirenge, tukaririra abavuye mu murimo w'Imana. Bahagarutse barira, Imana irabumva. Bavuze ijambo ryiza cyane, nyuma ngo bafashe umwanzuro bavuga ngo izi mana turaziretse, izi mana z'abanyamahanga ngo barazireka. Niko ijambo ryatubwiye ku murongo wa 4. Nuko Abisiraheli baherako bakuraho Bali na Shitaroti bakorera Uwiteka Musa. Haleluya. Wowe urakorera nde? Ariko mwaretse gukorera iby'isi bishira, tugakorera Uwiteka. Hazatugororera. Nimuhumure, igihe cy'ingororano kiraje. Nimuhumure, azagorera bitanze.
tureke gusenga ibigirwamana. Erega gusenga ibigirwamana ntabwo ari uko waba ufite icyo upfukamira hano n'amafaranga ushobora kuyagira ikigirwamana. Ababyeyi, ufite umubyeyi ubona ko mukumva ngo umufite niwe ukubeshejeho, hari ikintu cyakubera ikigirwamana. Wari uzi ko n'umwenda ushobora kuwugira ikigirwamana? Wajya uwambara ukumva urakandagira isi n'amabuye, ukumva wabirangije, icyo kintu kikakubera umutwaro. Nagira ngo mbabwire ngo muve ku bigirwamana. Hari ibigirwamana byatugushije. Uzi ko hari n'ikigirwamana cy'inda? Wajya gusenga, wajyaga wiyiriza ubusa, wajya kuvugana n'Imana, none ibihe byaragiye, inda wayigize ikigirwamana. Ariko Abisiraheli bafata umwanzuro, bakuraho Ashera, bakuraho Bayali, biyemeza gukorera Imana. Wowe uri kwiyemeza iki? Bashe barira. Birambabaza cyane, biri kumbabaza cyane, aho ujya kuri social media nk'izi turiho ugasanga nta kindi umuntu ari kwamamaza. Uramamaza abaciye inyuma abandi, turamamaza ibyaha, abatinganyi, reka se nakubwira, abambaye ubusa. Wowe uri kwamamaza nde? Ndakubaza, urimo uramamaza nde? Mureke dusubire ku isoko. Intego yatubwiye ngo baciye bugufi, bakuraho ibigirwamana, bemera gusenga Uwiteka, bemera kumuhamagara, bagarura isanduku y'Imana. Nshuti zanjye, mwaretse tukagarura isanduku y'Imana. Isanduku y'Imana yagarutse. Isanduku y'Imana niyo amasezerano twahawe. Imana yaduhaye amasezerano, yatubwiye ngo nitutiyisaba icyo dushaka yose tuzakibona. Mugarure isanduku y'isezerano. Mureke tugarure isanduku y'isezerano, twongere turire. Bagore muze murire umurimo w'Imana, abagabo muze turire umurimo w'Imana, dusubire ku isoko. Haleluya, haleluya. Tureke ibigirwamana, bantu twimitse inda. Wasengaga rimwe nasenga kabiri, wasenga kabiri nagire gatatu, wasenga gatatu nagire kane, ariko asenge kandi yera. Ijambo riratubwira ngo musenga n'Uwiteka mwambaye imyambaro yo kwera no gukiranuka. Imana itugirire neza. Munyemerere gatoya mbibutse, tukiri mu mwuka w'Imana, abantu ubona barimo imbaraga z'Imana, ntawapfaga kutwinjirana. Ntawapfaga kutwinjirana. Nta muntu wapfaga kutwinjirana, nta musambanyi watwinjiranaga mu nzu y'Imana. Yarahageraga umwuka w'Imana uturimo ugafuha. Imana itugirire neza, tugarure isanduku y'isezerano ry'Imana, tugaruke ku bihe, tugaruke mu bihe. Haleluya, 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 haleluya. Igihe kiragabanutse, uzaza ntazatinda. Haje guhana, haje no guhemba. Munyemerere utazabura ingororano z'imirimo myiza wagize gute wakoze. Abisirayeli bisubiramo, bemera gushakana Uwiteka umwete, kandi baciye bugufi barira. Mureke duce bugufi imbere y'Imana, dushakane Uwiteka, Imana tuzamubona. Abasinzi twemere gusaba Imana imbabazi, abasambanyi dusaba Imana imbabazi, duce bugufi. Abajura dusaba Imana imbabazi. Wari uzi ko ubu hasigaye hari ibyaha abantu bagize ibitagatifu? Neza umuntu ugasanga ararahira ibinyoma, ugasanga umuntu arakora ibyaha nkana. Imana itubabarire. Abisirayeli bafashe intego, baca bugufi, bararira, bakuraho Imana. Icyo ubona cyakubereye nk'Imana, cyakubereye umusozi, gikureho. Imana irakugirira neza. Numvaga ari iryo jambo ryamfashaga, nanjye ndababwiye ngo mureke tugarure isanduku y'Imana, twongere tugarure ibihe byiza byo gusenga, twongere tuvugane n'Imana, wongere urebe, wumve, utege amatwi. Imana iguhe umugisha. Dusenga Imana. Nanone turagushimiye Uwiteka, tugushimiye ko dushyigikiye abafashe ingamba zo kugira ibyo bahindura. Hakaba hari Imana bimitse bakaba bazikuyeho, ubaha umugisha. Abagaruye ibihe byabo byo gusenga bakaba bemeye kugarura isanduku y'isezerano, ubashyigikire Mana. Ndakwinginze wongere utugarurire ibihe byacu, bya bihe byo kuzura umwuka wera. Mwami Imana, bya bihe turabyifuza, ongera utugarurire ibihe. Isanduku y'Imana igaruke mu Isiraheli, isanduku y'Imana igaruke, tubone ibihe byiza, abantu benshi bahembuke. Urakoze ko tugiriye neza. Amahoro n'umugisha bibe ku bantu bawe bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, shalom. Ndabakunda, mukore subscribe,
mukore sheya, ukandaho kukazogera, hanyuma tugomeze tuganire, kandi ndabahamagara inshuti zanjye, mujya muntumira mu ivugabutumwa, abantu twasenganye, bantu mwese ndabahamagara, muze kuri channel Fortune Musabimana, muze mutange ubuhamya, muze muvuge ijambo. Ese insengero nibagomeza kuzifunga, ubutumwa bwiza uzabwumvira? Muze twumve ubutumwa bwiza. Shalom shalom.